Yo, you are my people. What today you can be shot with a tram and go to the free the chicken about the highway man. Kabisa bakora cyane mubuze kumutima Kenya so twanyuye ko nawe nawe nzogufite kumenya bagafana gatumije mu metero ndakora cyane kandi muzo kumutima iyi radio ngabirano koma ryo singano TV show dutangije uyu ni umwanya rero kugira ngo tumenye igihugu ahantu kigeze se kigeze kigera imbere ewana twajya tuza ko turi kumwe na simcard za Airtel tuzamamariza ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye umurongo wacu randiro usanga ni kuri Ngabirano TV show kuri YouTube channel. Yes niba munyine mubwire ngo iki ni ikiganiro gishya dutangije cyangwa se ni umwanya mushya tuboneho kugira ngo tubagezeho ibihangano byacu. Ese waba ufite impano zigiye zitandukanye, ese waba uri umukomedian cyangwa se umuntu ukina stand-up comedy cyangwa se filimo ndetse uri umuhanzi wabuze ahantu ucisha impano yawe iwana twandikire kuri 0786 iyo ni WhatsApp yacu, SMS ndetse na calling cyangwa se aho wahamagarira kuri nimero yawe. Ndajya mbibutsa ko ndi nyiri sauti, ndi nyiri ijwi, ndi nyiri imipango, ndi nyiri byondo, ndi nyiri ibyango ndetse n'umujyi wa Kigali nyoboje ngo ni mu mujyi wa Kigali ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane, hasta la vista, sinosita because thank you very much. Umunsi mwiza cyangwa se umugoroba mwiza, Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane kuri YouTube channel yanjye ewana kabisa. Najya mbibutse ko hasta la vista man kabisa. Hey so wait as man kabisa bro, ndabakunda cyane ewana.